aratujyana tujya muri apartment araturya ubundi arangije arasohoka duta mu nzu yaragenda tumuhamagaye kuri yari apartment yajyanye n'imodoka aratubwira ngo ibintu byose byarangiye ngo twarangishanyije nawe sha buri wese yatangiye abasore niba bikorera ahubwo inama zarabakandagiye inama ku buryo mu basore barenga nka 300 mwahuye bose ari bameze kimwe bose ninjye hari genja nibaza bambwira iki uburyo umubebe nyine yurira umubebe mugenzi we cyakoreshe nyine bikancanga kazi dufite intoki ndende dufite intoki zikora mana yanjye nta kintu tudafite ubwo rero ni ibintu to ya mana abana bacu mana wazamubereye mukiriya agari karasohotse naza ndamuguha utumubwira Rastaga nawe warishyuye kuri za platform Isimbi Noeline anyuzaho ibikorwa bye nawe uteganya gukora platform uzajya ubinyuzaho cyangwa wowe uzajya wikorera pafu kwa pafu gusa oya nzakora platform kugeza ubu ngubu wavuga yuko ibikorwa byo kuba nka Isimbi Noeline ubigejeje kangahe ku ijana bitangira kubikora gejeje 30 bakubiyemo ibiki n'ibiki bakubiyemo amavideo nk'ayakora kandi menshi ahubwo arindiriye gusohoka video warayafashe ndabura gusohoka ukorera mu Bugande se yego ayo video zasohoka anyura he mfite ukuntu nzabigenza se hari umuntu uvuga amabanga ye yose ese suba mu Rwanda oya ubu ngundi muri Uganda waragiye utuye ku ruhura mwana inde wagiye ryari ngiye ngwera kuba mu Rwanda ufite n'umwana mutoya yego ko naragiye hashize nagiye mu kwa 12 ndongera ndagaruka mtarongera nsubirayo ufite umwana se afite umwana uwo mwaka na umwana wamujyanye Bugande se wapi ni ngombwa se ntangiza umwana wawe nawe uzajya umuhereza arebe kutumyuka kibazo ni muto none se Rastaga igitekerezo cyo kwinjira muri uwo mwuga igitekerezo cyo kumva ko wamera nka Isimbi Noeline cyaturutse he kugira ngo uyumvemo yuko ushobora kuba nawe wajya kuri standard nk'iyi nabonye ko gahunda ari tinyuka urashoboye akwa Divine murakorana uwe Divine tinyuka urashoboye oya ntabwo tuvukana murakorana oya akora ukwe wese igitekerezo cyaturutse Rastaga kuri tinyuka urashoboye hari ibintu reba bikorerwa mu Rwanda ukabona utabishobora ugashaka ikintu washobora rero nasanze ibyo Isimbi Noeline akora ari byo nashobora hari mbere yuko ugira icyo gitekerezo se hari ubundi warigeze kubigeragezamo ukoresheje ubundi buryo busanzwe bwo kuba wagurisha kuri make narabigeragezaga gaheze Facebook Gisenyi ku Gisenyi ugeranyije niba na wa mugore wawe wa kera ugeranyije ubu ngubu ugeranyije umubare w'abagabo mushobora kuba mwarahuye ushobora kuba bangana bate shani benshi pe ibintu bajya bavuga ngo irasaza kuko nibyo cyasibyo ngo iyo wahuye na nyinshi zirasaza isaza abana anyumvira mwana guteze umwana utamenyereye akazi watangiye umwuga ryari kera
mu muhe mwaka? bibiri na cumi n'icyenda. 19 ubu turi muri 2025. Neza imyaka ingahe? Kubera Ni ukubaza tu. nzuza 20 mu kwa karindwi. None se mu guhera 2019 kugeza 2025 ubwo urumva ni imyaka hafi 6. Mu myaka 6 n'iki kintu gifatika ushobora kuba warakuye muri ibyo bintu ukavuga ati nge nakoze uno mwuga, ariko mu myaka 6 dore ikintu nakuyemo gifatika n'iki? Kuyemo umwana. Akibyo nibyo. Pati y'umwana nk'igikorwa cyangwa se ubutunzi ushobora kuba warakuyemo n'ubuye? Ni umwana. Ako nawe uravunika mwana. Havuye mu mwana. Birafasha biba birangiye. Nabyo birumvikana. Kuvuga mu bijyanye n'ubukungu ikintu gishobora kuba Erega no kuba nyiriho nabwo ni ubukungu. Umuntu aba yakoze bro. Yakoza. Ariko ngo nta n'umugenda bakenda no gutera icyuma. Birakazi. Ibyo ariko nabonye biba mu Rwanda. Nese ubu ku munsi ushobora kwira uhuye n'abantu bangahe? Biterwa n'abakiriya. Geranyije. Nk'abandi cyangwa 5. Hari ibintu inaha twumvishe kuri bamwe mu bantu bajya bagerageza kugura indangamirwa bavuga bati twe tuzibomorera iwabo. Wowe ubomorerwa iwawe mujya muri rogi cyangwa bigenda bite? Uje iwanjye wanyishyura. Wanjye se ni muri rogi. Nyine wowe ugenza ute? Njya muri hoteli. Kanda hoteli nziza. Hanyuma nkajyamo nyine. Hanyuma none se ufite iseta ukoreraho bigenda bite? Nyine communication yawe n'abakiriya biba bimeze bite? kutiza. Erega iyo umuntu agukunda aba afite nimero zawe, uba ukeneye araguhamagara, si ngombwa ngo ujye ku iseta. Ariko harimo nk'abantu abo bafite nimero baba barazikuye nyine uburyo muhuramo nk'umuntu wa mbere nyine nk'umuntu mushyashya we muhura mute apana wenda bo mukoranye igihe? Abenshi duhurira mu kabari pe. Sohoka ukagenda ugiye kunywa inzoga ugorayo n'umuntu akagukunda kuko nagukunzwe tuvuga ati ngiye nta mafaranga ariko buriya akora ubyiruka mwibuke sida igeze habi, sida imeze nabi. none se reka ratamwibariza Rastaga. Ubwo iyo agukunze akakubwira mukumvikana ibiciro iby'agakingirizo mujya mubyibuka cyangwa ni ukubomorera no kumwe kwanza uvunaya? Kwirinda biruta kwivuza. Umuntu rero aba agomba kukibuka. Abantu babaza bakobe bakavuga bati ngiye buriya aho kugira ngo ndire bombo mu ishashi byarutwa bikarorera, akabireka nanjye nkabireka. Erega ni uhomba cyane. none se we n'ubu uri mu kazi? None si yagiye mu Burundi. Ariko ngorongo ntago murangura. Ibi numvishe ngo indangamirwa za Uganda zirasura, nibyo? Ntago mbizi. Sewe nturi umwe muri zo? Ngiye ntago birambaho. Ko barasura. Wadusangije nko ku gastori se k'umuntu mwarigeze guhura akagukora ibintu akavuga ati uyu ngo aranyemeje, byagenze bite? byari nyine dubasangiza ku gastori. Ikibazo nawe ndabona pe. Ya Nukuri. Igihe wabereye wabuze umuntu umwe ukugerera ku ngingo? Nta n'umwe ndabona. Naho se ariko bakuguze se nawe wapi? Nta kigenda.
Cedric nawe baramuburekinze mwana baramwavurodinga mwana kakate mwana ese reka nkwaza nyita Cedric mwahuye mu buriri cyangwa mwakoreye kuri ahantu hose hose no mu buriri yego ya ariko ashobora abakiriya nabo bavuga mwana akosore hari ubwanyishyura asa yuko kutamuvuga ntarishyurwa none se amafaranga menshi ushobora kuba warakoreye mu buzima bwawe nangahe wayamaranye igihe kingana gute? amafaranga menshi nakoreye ni 900 nabikoreye mu ijoro nabimaranye iminsi 3 niyo ngiyo wareba ijoro rimwe iminsi 3 nose ubwo wayakoresheje iki mu minsi 3 900? yasindiye shana narayasindiye pe ariko ubu namwe iyo mubonye amafaranga menshi ngo akazi muba mugashyize ku ruhande niyo waza ufite angahe ngo ntiwaha umuntu wapi mwongera gukora mwakene ugahita kureba kaniga mu biryogo kabisa none se ko kutambeshya aho wabereye wabuze umuhungu n'umwe ukwemeza? naramubuze urizeye wowe ahantu hagiye izo ntuza zingana gutyo se ubwo najyayo ngiye mu biki? intermission binaniwe nayo kuzazangana guhera ubuntu tukareba ko aricyo washobora ijyanire Rastaga ijyanire ajyanye ako mari aratusa Hussein mwana nyita Cedric yishyura neza sha nukuri arishyura pe nubwo ko wayirishyuye neza byamukoze no ku mutima bya mana ako n'uyu mu boss yitwa Mukasa wamumenya aya n'umwana nk'abandi nawe arishyura afite n'inganda uba wumva hari nk'igihe ujya utekereza bigire mwana ntekereza hari nk'igihe ujya utekereza ukavuga uti hari amafaranga ingano y'amafaranga nzagira byibuze nkavuga ngiye gushaka umugabo nubake mve muri ako kazi. umugabo amara iki se kugira ngo ubane nawe bazakumarira iki? ko bigoranye nose kubera icyo hisemo kujya gukora mu Bugande hisemo kujya gucururiza mu Bugande? mu Rwanda n'abakiriya bariyo hari abandi bakakorera mu Rwanda kakagenda. yego nibyo wasangayo amafaranga nabonaga mu Rwanda atanshimisha nahitamo kujya aho bama amafaranga anyura. Ari iki mu Bugande? ushangiye njyayo cyane nkongera nkavayo sinzi ubwo umunsi wa mbere wagiyeyo niwo uheraho ubara? none se njyayo nkamarayo nk'amezi angahe nkavayo nkongera nkasubirayo gutyo cyo kuba ugiyeyo ukavayo ndi kukubwira umunsi wa mbere wagiriye mu Bugande ni ryari ashize ingana iki mbere yuko nyine ukora izo muvoma zose ugenda ugaruka? hashize igihe kingana kiramo hashize nk'amezi 5. wabashije kwiyadaputa gute muri community yawe nyine mu bantu bawo kugira ngo ubashe guhuza n'abakiriya samutaye mu busanga wenda n'ururimi ari ikibazo rwaho byagenze bite? shana kubera ko agace nagiyemo abantu benshi bavuga ikinyarwanda abagande benshi bariyo baba bazi ikinyarwanda rero twarahuzaga mu rurimi. ubwo bitangira nabwo ugiye mu kabari gutya na gutya uhuza n'umuntu wa mbere wa bwa mbere nagiyeyo ngiye mu kazi kiki ko mu kabari rero mbona akazi ntabwo kinjiza. guhembaga ngahe? membaga 120 ari useriveri Rwanda by'amagande by'abanyarwanda. abanyarwanda babahemba mu manyarwanda bose.
nyuma ubona nta kintu kirimo iryibiri avuga uti ngiye kwicuruza. Iyo umuntu akuvuze ngo dore yanda irahise uba wumva nta pfunwe biguteye. saba abeshya kereka wenda abeshya iyo umuntu avuga ukuri wakira ukuri nyine. Ni ikihe gice kiri ku mubiri wawe wiyiziho gikurura abagabo ukavuga uti iki nicyo ngomba gutambika imbere nakibona ndabizi arahita nyataka? Amabere. Se warayakoresheje nka byandi twumvishe ngo bayakoresha amasajari? Oya. Isanze ari uko ameze. Watambitse nta n'uzi tukureba ko abakiriya bagira. Kandi wapi pe aba mu Rwanda nta kintu bishoboreye. Iyi live nubwo bamwe bari mu Rwanda ariko abayikurikiye n'ingeri zose. Nzabereka inbox. Ariko wabereka urabona yuko barimo benshi bashaka kureba. Wapi pe. Wamanura gakeya. Nyine wamanura gake kwambaye n'agaswime bakarebera inyuma y'iswime. Si ngombwa ngo barebe. Iyo bigeze muri gahunda noneho mu mubiri, mu buriri, wiziho we kuba ukorera umugabo buri kimwe cyose ku buryo atayishimye? Yego. Uri nka babandi bagenda bagashyira ukuguru hirya ngo ugira nigendere. Oya. Erega uba ugomba gufata umukiriya neza kugira ngo utazagaruke. Umukiriya kandi ese hari igihe umukiriya ajya kuvaho ukaba wajya gushaka undi noneho ukuzura uba wakwishegire mbese muri make? Kandi n'ubundi nta mukiriya ujya unyemeza. Ubwo ntabwo uzakuramo uburwayi kandi indwara nzivuza. urumvisha avuga ngo habamo uburwayi ngo iyo ukoze uzira systeme kenshi cyane utagererwa ku ngingo. Shani indwara nzivuza pe. Basi se hari uwo wibuka wagerageje byibuza kugera hafi ngo yende kuba hari aho yagukora? Ntawe ndabona. Iyo bagukoresha se ku buryo abasore bose mwahuye nta n'umwe urakwemeza? Abasore nibo bikorera ahubwo inama zarabakandagiye. Inama ku buryo mu basore barenga nka 300 mwahuye bose ari bameze kimwe? Bose. Nose uwo mwabyaranye we avuga iki ku kazi kawe? Byose biramureba. Muri ako kazi se bita bigenda uko nguko cyangwa mwari mwarakundanaga? Twarakundanaga. Ngo wisange winjiye muri uwo mwuga ubundi byagenze gute? Ubundi muri makeya igitekerezo cyaturutse hari ryari, wabaga hehe? Nyine ubundi duhe muri make aga short story summary. Ubuzima bwari bwanze. Nka data. None se hari igihe utekereza guhinduka base? Ese wigeze ubona hari icyo mbaye? Ntabwo ndi kwicuza reka ku buryo nahinduka. Ntabwo uri kwicuza ku buryo yahinduka? Wapi. None se nta munsi wigeze ibyo bibora ngo bijya bibamo accident nyine nk'urugero ugasanga ngiye nko kureba nk'umugabo birangiye yanze no kukwishyura, sometime uranatonganya imwenzi no kurwana? Ntabwo ibyo byigeze bikubaho? Namutwikira mu nzu byambayeho. Byagenze bite? Duha aga story. Nari najyanye n'umushuti wanjye n'abashuti banjye babiri. Turi mu kabari twagiye kunywa, twari turi Gisenyi. Umugabo aradukunda aratubwira nituze tujyane tujye kumusura, tujyana turi batatu. Yatujyanye sinukana yatujyanye
aragenda aratugurira pe turanywa handi ubundi yabaga muri apartema harambuga ngari aratujyana tujya muri apartema araturya ubundi arangije arasohoka duta mu nzu yaragenda tumuhamagaye ko yari apartema yajyanye n'imodoka aratubwira ngo ibintu byose byarangiye ngo twarangishanyije nawe sha buri wese yatangiye kumva inzu yari apartema ariko zari z'uwo mugabo buri wese yatangiye gufata icyo ashaka uno hari harimo kamera tutabizi umugabo ari kutureba abona tugiye kumena televiziyo buri wese yari televiziyo ifashe ku gikuta turimo turayikurura abona twayimena ubundi baragarutse icyo gihe twari twumvikanye buri umwe 40 harimo umushuti wacu umwe yemereye 60 tutabizi turaganira arabitubwira tuba twize nozo umugambi wo kumucijana araza asanga twasaze n'abantu umushuti wanjye umwe witwa Sonia yapfishije ababyeyi uwo mugabo yari umusaza baravuze ati ngo yaturisha mama twese rero umushuti wanjye ararakara amena vide abamushomvye ahangaha uwo musaza arasara ibiki turasara twese tumenagura ibintu tumena imeza y'ibirahure tumenagura ibikombe cyaze ni televiziyo tutamenye ninuza ubundi arangije haza umusore wari uri guca ku muhanda aje kudukiza tumuganira ukuntu situation zimeze ibintu byose turabimubwira abwira umusaza no twita tugabanya imyaka turavuga ati twebwe ntabwo dufite imyaka y'ubukure dufite 17 na 16 uwo muntu tugira imana nyine uwo muntu wari waje kutwunga we tukabona arabyemera ko icyo gisaza ntikibyemere umva turisaza buntu twenda no kumena televiziyo buri umwe yamuhaye 100 ubundi turataha rero kumbwira ngo ni wanyishyura nakoze akazi byagora uwo Tokyo wavugaga ngo nayo bamukize darengana mwishika umva bro jewe ntago ncembana n'abaniga kazi jewe nawe baby ubwo arambeshyera mu izina rya shika wazanye na confesseur yujisha shumi ko yaryoshye ariko Tokyo uri kwivugisha ibyo bintu nkaho nakuzi Tokyo yazaba baby man we ibyo byo kujya aba baby niba nabarya ariko abariye vuba we nkubwira abastari bose bakugiye hejuru bambwire asemano wajya ureka ibyo bintu oya pe uvugisha bavuge ngena okay kamere kuwa mbere ariko sindi umuvuga izina ntabwo mfite kuko ntabwo namuvuga hano urumva uriye umutipe ngenda kubwiye ngo nta mustari n'umwe nziranye nawe oye reka mubwire guys ni ukuri kw'Imana wenda kuzi we Tokyo genda gake arambesha mubwire amafoto yawe se aho nzi ndahazi kandi aho nzi ntago ari abastari ni hehe muzi amwe se ari hehe nyine nkuzi ahantu nzi ni kwa Ngaru ntago ari ho Ngaru ikina comedy to Yesu Kristo yego niwe wenda tuziranye ariko abantu nta wundi mustari nziranye nawe oya mwita uko umuntu no ntago ibyo ari fresh gutuka umuntu se guhura ni ikibazo wabona yaramubihirije mu gitanda ntawamenya ararenga sasa mbwira undi niwe muntu nzi tuziranye abandi niba bose rastagare nawe nta wundi muntu nzi pe mu kazi oya pe genge mana ndarenganize oya ngiye nshaka kumenya abo stari izina ry'Imana ngiye umuntu nzi wenda navuga ngo umustari twahuye kuko nakinnyeho na comedy igihe gitoya ni kwa Ngaru abandi ni bande ariko yakugiye hejuru abo reka waramukunze reka oya asubwa ibyo bintu uri kwivugisha reka nkubwe oya reka tureke kuvuga ngo ibyo uvuza abastari ikintu kinsekeje no kuntu uvuza abastari nshaka undi muntu abandi batipe barenga 3 bwira Yesu Kristo izina ry'Imana ubuse ko uwo muvuze nuko ari wenze nyine uramuvuza ariko nanjye nzi abandi barenga 3 abo bandi nabo nzi se wowe nese ubu ninde we oya pe fosho misengera n'amatsiko yo kubamenya uri bubashaka utsange DM usumwa kuvugira abantu hano
ok ndaza pe mu izina ryawe. hanyuma nawe tubwira uburyo ngo urya abakobwa bagenzi bawe. Oya njyewe se ko ari ibintu bitoto Nonse ubaryo mu ibyo ni ibintu bitoto. Ya njyewe nta kintu nakumarira kabisa, nta kintu nagutangariza nese ababebi babarya bate. Ninjye hari njya nibaza Ngambwira iki? uburyo umubebi nyine yurira umubebi mugenzi we cyangwa ukoresha nyine bikancanga. Kazi dufite intoki ndende, dufite intoki zikora, mana yanjye nta kintu tudafite. Ubwo rero ni ibintu mufite toto. indimi Ya Sumayire bebe. ngo iki Iki hakoze ko isi igiye kurangira ahubwo ko yarangiye uri mu biki? nk'ubu ufite intoki. Ubwo muzi ko mufite abantu sha nabo none abagore muzashaka mva mwapfushije muhagaritse nta bagore bahari. ubu bose wirirwa bazenguruka. Yego ko mana wabona na girlfriend wawe tujya duhura tukabinoza. Eza nuko ndi single. Shobora ntuzigera unamushaka. Oya kesi se ntabwo irimbutse sheri, ibi ni ibintu abantu twihimbiye, se yarimbukiye he mwapfuye? Sha abantu Nose kamubaza bariyizi. uba wumva uri proud yo kuba urya ababebi bagenzi bawe? Oya kuko mbaye ndi proud yabyo nabikora biseriye nkavuga ngo gahunda niyo. Nose Jane. urya ababebi ariko n'umujama yakuriye. Yego. Oya byo ntabwo ari ukurya umubebi mani, ni ukumufasha. Ni ukumufasha kugira ngo atuze. Atuze Yumva ngo gute? ndabeshya. Atuze nyine kuva imbere. Hari igihe umubebe aba yasaze mani bikaba ngombwa ko umuha ubufasha. Nose wajya umurangira abatipe wo kugira ngo umwice muri ubwo buryo. Kandi aba yagigiye. Ngo oya ababebe wangirira irari bros ibyo. Byarama afite inbox biba byasaze ngo nkwe ngo baraneye ngo baby niki. Vuga ati ngewe rero kugira ngo mfushe ubusa ibyana byarabuze reka nkwereke.